we ntabwo wigeze usenga wowe 40 basengeye apo aho bigenze nge numvane ndagusara mana we nkaba ngaba kandi dore ntago ngiye namukoraho uyu nguyu ntabwo nabikora agiye kumera nka wa mugani ngo harya bavuze ngo singire ngo nange singira ngo kandi ubwo ari kubikora urusenda ntabwo n'indyaga shabakame ariko ngewe ntago nagukoraho ngewe ngo harya bavuze ngo singire ngo nange singira ngo kandi ubwo kiya Mungu ntabwo uyu mukobwa namukoraho ngewe kandi ubwo ari kunkoraho uyu apana kandi umunara wagiye kwata usanga byanagize byatunganye byo byasaze umve nibibazo cyo umuntu abarwaraga bwacya na amashusho bamaga amashusho y'ihene se nyine atayihene nibayita amashusho ariko gira inka yageze ku Banyarwanda harimo banywa amata ifumbire yarabonetse kabisa Zambara urugori maze neri ntambwe imbere y'Abanyarwanda shimwe nyiri imihigo myiza yageze mu Rwanda ashimwe nyiri imihigo myiza Paul Kagame yageze ku Banyarwanda Zambara urugori maze neri ntambwe imbere y'Abanyarwanda shimwe nyiri imihigo myiza Ibihe byiza kuri badukurikira uri hose mu bice bigiye bitandukanye Iburasirazuba n'Iburengerazuba Amajyaruguru ikaze mu biganiro byacu ikaze mu biganiro byanyu ni episode ku yindi ni ikirenge gishimangira ibyo twagezeho nk'Abanyarwanda Nyagahe yes raho muraho neza mwaka mushya twese hamwe murakoze umeze neza ndaho usibye ko nasarayeho gake kandi uva bahita kubwira ngo ari impamvu asaraye inde vavaze ahubwo se nanjye ko ari akarundi bumubaze aha yaraye mu masengero mu materaniro urayaririmbye cyane cyane nahogoye umva ngo ndagohogoza ngo nahogoye nahogoje okay nacyo cyandikwe cyandikwe Kigali n'ubuzima 50 ukore subscribe ahangaho dukurikire show navava TV show vava TV show ariko vava ngewe mukanya ikintu kimbabaje ni kimwe umuntu guhamagaye akubwiye ngo iki abadukurikira yarambwiye ngo nasize rinete zanjye hano so umugabo kugura amazi ngeze amara n'umuvandimwe amafanta kujya kugura amazi wumvise hamwe n'akantu kajyamo agafunguzo nzirambika kuri kontwari ndazibagirwa muri komante kandi rero najya no kurarayo nizeye yuko nubwo wawe naba naciye inyuma ngo akakanya bari kundeka ahubwo rero niyo nashakaga rero kumenya yararayo nta muntu uri guca inyuma uburenganzira bwa bavu ni uburenganzira bwawe ariko ntukajye utubeshya oya ntabwo ngo nasize rinete nuko amamagaye ngo arakinze ngo ninza kuzifata ngo araba hari nimugoroba ubwo rero ntabirenze ngo iki kuvana mwinze ndakwemeye ariko kuri Kigali 50 baba ni umuntu w'umunyabwenge izina ry'Imana kamubwira ngiye nyavuga ngo injiji urumva nta bantu bizi injiji mbi naba injiji mbi nabize n'ubundi mwese muzeni yavuze ngo injiji nebyiri hari yize nitarize ariko injiji yize niyo mbi nyine ariko wowe ndakwemeye sinkwemeye oya ntarebe mama nta ahubwo uze kunyibutsa ka karirimbo kamwe wigeze kamato irandirimbo tuzashyira nutandirimbo nayo yasohoye indirimbo nawe yasohoye inyogoye amatora nayo avuga umusaze vie wacu tugomba nago nayibonye oya muzehe wacu none se okay tutaribagirwa ongera ugakubitemo mwana ariko shanyaga nawe warayikunze narubiraso tuza ejo rwose nyaboneka narayikunze ahubwo ndamubwira najya gukora video azambwire nanjye ngimo
tutange ntuza ntiyambwira hari nyinshi umuntu wakoze ari amashusho uzajya uzaza yes muri shooting uriya mukameramani witwa Olivier uriya Olivier ni umuhanga ariko ndamuzi ni umuhanga cyane akora amashusho ameze neza asengeye abatureba bakavuga ati yewe twakoze amavideo twarapfukamye twarashimiye byose birimo abayobozi mudukurikiye bashinzwe no kuzatanga indirimbo z'amatora bareba bariya abana bo kuri 40 babone perezida mwese wowe warasenze ntabwo wigeze usenga wowe 40 basengeye po aho bigenze numva nenda gusara mana we surumva batakubise muri neme narabibonye nararize ndarira wowe ikibazo wagize ni kimwe ari kutekereza aba bana kugira ngo babone perezida umva se ikibazo wagize ni kimwe ntabwo wasenze rahira kandi uba ariho mvuye uvuye gusenga hagana he aho waraje amanineti niho wasengeye munzi wanje niho nasengeye aho wasize amanineti niho wasengeye munzi wanje tuvugisha ukuri uriya muntu ugiye muhamagare tumubaze nimba koko akora kuri nta mayinite mfiteho kandi ngo agiye kumurindi kuzana ibirayi bari iki abona tumuhamagaye mu biganiro akavuga ngo usanga yanaguteye nta nubwo abikunda papa Janvier ntakunda papa Janvier niwe mwabyaranye reka n'umusaza ucuruza muri quartier yacu niho tujya gufata ibintu vava umva ndakuzi ndabashimira cyane bubaho ngewe ndakuzi 100% kwanza reka nkubaze uvuga ngo bana nande yarya na muri umuna wawe papa Janvier ureke wirugendaho ntago mba nshaka kuzana Abanyarwanda mu papa Janvier senge ni ndamuzi ngo ntago hari ninza kuzitora agiye kumurindi ntago tuje kubihindura ikiganiro papa Janvier turagusuhuye ntago mbikunda Imana igumugisha muhezagire uhahe uronye Imana iguhezagire byose n'abana ba cyane na Janvier na vava n'abadukurikira bose bakunda isiyakamana cyane rwose isiyakamanaja Imana ibaho umugisha mwese mudukurikiye ukina n'abana ukina n'abanye n'usura batandukanye mu cyo gitandukanye sibanganye gukina n'abana ukina nande adakina n'abana akina n'abanyina asura batandukanye mu cyo giye bitandukanye abana ni Niba babwira abantu bakuru mwirinde abana mu gihe muri babakecuru urumva hari umuyobozi wigize kuvuga ngo simuvuga ariko ngiye kukubwira ijambo yavuze ngo abakobwa bacu ni don't touch nk'abangaba kandi dore ntago ngiye namukoraho uyu nguyu ntago nabikora agiye kumera nka wa mugani ngo harya bavuze ngo asingire ngo nange singira ngo kandi ubwo ari kubikora urusenda ntabwo n'indyaga shabakame ariko ngewe ntago nagukoraho ngewe ngo harya bavuze ngo asingire ngo nange singira ngo kandi ubwo barimo guhumeka anje do haki ya Mungu ntabwo uyu mukobwa namukoraho ngewe kandi ubwo ari kunkoraho uyu apana kandi umunara wagiye kwata usanga byanagize byatunganye byo byasaze umve nibibazo akaririmbo yarahati yego gisengo nago twakibagirwa nziza cyane tukazana ngo dushireho mike ebyiri ese bazakoze nk'unyogwene yago n'abandi bose ni ukuri muzatubwira indirimbo yabaye iya mbere mu matora we sha bazabivuze yago ni yava bakaduha uwo mwidagaduro nyine reka dushireho mike tukarushanwa tubivuga kuri zambara urugori maze neri intambwe imbere y'Abanyarwanda shimwe nyir'imihigo myiza yageze mu Rwanda ashimwe nyir'imihigo myiza Paul Kagame yageze ku Banyarwanda zambara urugori maze neri intambwe imbere y'Abanyarwanda shimwe nyir'imihigo myiza yageze mu Rwanda ashimwe nyir'imihigo myiza Paul Kagame yageze ku Banyarwanda imihanda myiza n'umuriro
byatugezeho, amashuri meza n'ibitaro byatugezeho, banyagakuru n'abasogokuru babonye ingoboka, gira inka munyarwanda turamushimira, ashimwe nyiri imihigo myiza Paul Kagame. Ako karirimbo ni inyamibwa, narakumvise ndagakunda byatari mwa Nyamasheke Kigali yakoze imihanda yatumye babaza muri Kigali amatara kuva ku mupaka kugera ku wundi, yaranywaga amashunushunu amashusho y'ihene none yabonye girinka. Kera umuntu warwaraga bwacya ni amashusho y'ihene se nyine, bayita amashusho, ariko girinka yageze ku Banyarwanda harimo banywa amata, ifumbire yarabonetse kabisa, abantu bose urabona babaze musaza n'umuje musaza wacu vuba bikazaho usanga mbwa n'abavango baba ndibirirwa hanze ngo bavuga ngo baravuga iki kabyara bacanze barabashutse, birirwa hanze nakazi kabo, barabashutse niyo wazaza uri hadi azikora amasasa mana hose nukuri dufite inshinge turakingiye, oya turanarinze dukangwa n'ibipirizo bari kuvuga ibibare ipizo kije po baturitse tugature gafite gahunda Nyagahene rero yes, nubwo tuzokora kiri kiganiro turacyari muri debate Nyagahene na Vava abadukurikiye kuri Kigali nizo ritarumenya makuru byatorero Kanyombya yavuze Nyagahene asengeramo byatorero nuze yavuze uramuvana Nzovu urumva torero nsengeramo ngewe mama apambe niryo Vavaje rutwaje kumenya yuko riratorero na Vavaje arisengera Vava ntiyaje ntago waje mabuja, reka nkubwire yitwa True Salvation Church kwa Apostle Charles, True Salvation Church itorero ry'agakiza bacu basigaye gusengera aha ni bari mararya hiti umuyobozi wabo Tibless ajyayo Tibless ajyayo Kiroso wa Kiroso aranani kashwe kandi bo bajyana ninjye bajyana uzi yuko ngiye nagiye kumubwira ngo ansengere, nari maze iminsi mamagaye abayobozi ndi guhamagara mamana abajepe baritaba yakunda ko azansengeye ukambariza Imana ko nahura nanje Kagame ko araseka tivafati barama abayobozi bakuru koko bapfa kubabona ko bishaka murahura nako nakirirwa mbisenge, ahubwo we wagushatse yakubona ubwo n'umuntu mwiza gute we Imana y'u Rwanda Apostle Charles abo bazanye amagambo ngo ni idini y'ikuzimu, idini y'ikuzimu ibimeze iti are we kuzimu bagiyeyo bakaturika yaje yambaye ubusa ko nta guterekera no kubandwa n'amahembe nabonyeyo, ndavuga ko ari kuzimu abarwayi ntibakira sur place, ahubwo abo ngabo ni aba contre succès, tubita aba contre succès nyine mbwira iryo dini ndavuga ko ari ry'ikuzimu rite bakaba amafaranga yarindi bavuze risenga ryambaye ubusa saho amafaranga baguha abantu baramwengera bareka oya muri la ilaha illallah asa amafaranga bayampaye yose na ngo amafaranga oya ashobora kukuremera abonye ufite ikibazo, none se ngo bamubwiye ni ashobora kuvuga ati nta tike agafata akavuga ati akiriti akampita iki cyo gushyura moto, niko gusa none amafaranga yo kugira ngo akure ibaze noneho ahantu ujya gusenga bakanakwishyura na moto bibaye ngombwa ariko ajya no gusangira nawe ahubwo nuko atamubuza yaradutumiye yaravuze ngo ngewe muzapanga umunsi muze Vava mama wa Pampe Nyagahene Papa Kiroso uko nahengamiye mu badivera dini nje ntacyo narishinze nabe namba babwiriza wonorayini hano ariko umva nkubwire hano simfite wifi reka nze mbikwereke babwiriza wonorayini kandi imbaraga z'Imana zikamanuka, reka nze mbikwereke ko ibitangaza biba numva ibyo mvuga njyewe bwa mbere nyibona nagize ngo ni igitabo cy'indirimbo iyi ni fone we n'ubu ndimo ndakira za message uretse nze nkwereke True Salvation Church cyaricyo True Salvation Church itorero ry'agakiza kukuri gakiza kukuri itanga n'amafaranga aya nta mafaranga bajyanyohereza kuri mobile money mpaye harya ariko se wayanga iri wacu haje inkuru ngo kwa Gitwaza
ngo batanga amateleviziyo ngo n'ibintu nkajya mbwira mama ntushobora kureka nkajya gusenga nkazaza na televiziyo i Kigali ariko mwarasaze ibyo bihuhwa mubwo ni Ndetse nkwereke wabonye yewe mpita mbona message hano yagezemo 200 ariko iyi ni telefone wa urumva ndetse uzure ngo Nyagahene ngo telefone yarayimwereka afite telefone ego ko miliyoni n'ibihumbi 500 se nayanywera nka sinahita mpfa ako nkwiki bundi giye ko ndi ko bavuze muheme mikoro ndagufasha yewe nkwiki ko nkwa fanta baravuze ngo Nyagahene yararekotse koko yarokotse ngo yagiye muri ratori bavuze mubaze dore ngugisha ukuri Nyagahene yarakotse ako njye nagiye ngo yayisubiyeho inzoga indezi uwo ni inzovu uyenusebye tuzi ko twakoze ikiganiro nzovu nyine akavuga ngo yisubiyeho ntabwo ari byiza batizwa muzi icyo mugiye gukora buri ariko reka nkubaze ubu ngubu ni sangapi Yesu uzi ko badakina reba ni izina ry'Imana nta mikino bagira bariya bagabo ubu nari kuba aya masaha ntaranywa none se ko ndi muzima usibye ko ndwaye amaso umuntu arambona mu maso avuga ati wanyoye kandi ngewe amaso yanjye ararwaye mbo ziriya ngegera Imana ibabarinda batutse ariko ntago nutse inyana zimbwa ntago mbatutse ningetura niba gusanga wasinze rero byarize mukoze Imana atukana oya umva ishyaka reka nkubwire Imana irihangana ariko hari n'igihe itirakara nanjye ndarakaye rero mbese nka ziriya ngewe zivuga ngo nasubiye ku nzoga ryari izihe nzoga ntago mbamari ko inzoga ziba ziri ahantu henshi ubu ni 8 ubu ko ntanyoye kandi imbere abadukurikira ka tubashimire twari turi mbere 3 nabaga nanyoye nasinza ubwo nabaye bari bereka dusoza tunikomereze ariko tuye kuzana indi part 2